Yesu aracyakora TV. Nitwa Bandora Benjamin, umushumba kuva mu itorero rya muri Congo. Ubwo rero naje ahangaha ntumiwe, Imana ishyira ijambo ku rurimi ntari byo bambwiye, ubona ijambo nasabye Imana ngo yimpe niba yuzuyemo amagambo menshi. Amen. Amen. Ikirize cyane. Amen. Amen. Ko mushobora guhura umwigisha imbaraga agashobora kubwiriza cyangwa se mugatuma imbaraga ziza, ariko mwe murazimpa mu izina rya Yesu. Amen. Imana amashyi. Yatubwiye ngo abavuga ngo mwami mwami, muje mwumva ijambo ry'Imana ntukarimenyere. Babavuga sibo bazabona, sibo bazabona twanditswe, sibo bazinjira mu bwami. Nimwumva ni Deo umusaza wacu ngo abavuga ngo mwami mwami, araho natangaye ngo banabyumvisha hari neza. Indaya bari bayemereye 5 nibyo Deo. Bamwemereye 5 bamuha 3, babimuhereje 3 mu izina ryayo, ari kubwirya mu kiyawe nabyo nabimbisha kubwo bamuriganisha batamuhaye, ari bakumvikanye ati mu izina ryayo. Ntabwo mwabimbisha. Amen. Amen. Ubwo nabone yaravuze Yesu, iyi mirabyo irabisha abantu bose bati Yesu, ariko abo bose ngo ntabwo bazinjira mu ijuru keretse abakora iby'Imana igizite. Mushumba aratubwiye ngo ari kuduhendahenda Pawulo ngo ntitwihere ku buntu bw'Imana kugira gute. Avuga ibya Hezekiya. Yiga mbere mushumba Hezekiya yerekanye izo ntwaro zose, yaramaze kwinginga Imana, yaramaze kwinginga Imana. Mu buryo ngo yaramaze kwinginga Imana, imwongerera imyaka yo kubaho, ukumva neza uwapfuye ntazagaruka. Mwe bazima nimwe mwumva, beza icyubahiro ko turi bazima twumva. Abazima, abazima, mu buryo ngo abazima, uri muzima we kujya wifata ushaka kose cyangwa uri muzima. Umuntu amaze kuva mu mwuka fini. Muri kubyumva neza? Haleluya. Haleluya. Zaburi 146 ngo ntukiringire n'abakomeye, n'umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Umwuka umuvamo, ubuye umwuka umuvamo. Muvuge umwuka ugira ute? Umwuka ikiringiro cye cyose wari umwizeyeho naragusezeranije. Muyomba aramusezeranije yuko afite ubukwe. Muyomba aramusezeranije, yaramunye amafaranga menshi amusezeranya ko afite ubukwe, ko afite ubukwe, afite Muyomba ukomeye. Yego, utega amatwi. Yego, afite nde? Muyomba nubwo mumuzi nyirarume. Muyomba ugize ute? Aramwizeza ati ntugire ikibazo peti, sikuwe na shida, maana mimi niko pale mahali ambapo naho n'umwanya w'umuntu utabonerwamo, umwuka umuvamo, imigambi yose hasi wewe nduhumeka. Amina. Amen. Ubukwe bwagiye kuba, yumva barahamagaye ngo Muyomba, yandi yamwiringire bacyabibonye. Ubwo rero Hezekiya maze amena amabanga
kandi yarasabye Imana ngo imwongere. Murabona mwayinosi harahatabirwa n'umugisha, ntabwo bari kubyumva. Mw'iyi si harahatabirwa n'umugisha. Yes. Nihe hatuma urangara, nihe hatuma wigira ko ugeze heza. Haheza uri mu isi ariko ugihumeka, kandi umuntu ugihumeka ntukamucira urubanza yagaruka. Yesu ashimwe. Nazanye ijambo rero kuvuga ngo itegeko rishya, yemwe bakristo mumbonye ubwa mbere cyangwa nabambonye ikindi gihe kuko naherutse ino, ariko mfite ijambo ryitwa itegeko rishya. Wiki ijambo mfite none n'ejo no ku cyumweru, itegeko rishya riri muri Yohana 13:34 umusomyi. Turaja tugenda dukompleta, ariko niryo jambo rikuru. Abanyabeteli muzasigarana ngo itegeko nta bintu bishya mbanzanye, nta iryo tegeko ariko mwaryumva ryuzuye muri Bibiliya. Nuko abantu bagenda buzuzanya n'umunsi wose ukwiranye n'ibyaho, ntabwo bisumba ibindi byose babigishije, ntabwo bisumba iby'abandi ibindi byose bazabigisha. Turi kumvikana? Ntabwo gishasha we kubona umuntu mubona ko ari mushasha, ibishese babazanira nibi. Hari ibyo mwakwerekana ngo bino byo nibishya, nta bishya bibaho. Ahubwo ijambo riba rishya bitewe nawe. Amen. Ngo byabaye rishya bitewe nawe. Ngaho musomyi Yohana ibice 13 34 none vuba. Yohana ibice 13 34 umwegere hano. Yohana ibice 13 umutwe w'amagambo avuga ngo itegeko rishya Itegeko rishya ryo gukundana. ndabaha itegeko rishya ngo mukundane kuko nabakunze niba ariko namwe mukundane. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye mukundana. Haleluya. Haleluya. Mundabaho iki? Ngo mugire mute? Yarazi ko amategeko ya Mose ahari, ariko nababwiye ngo itegeko rya Mose ryahishuraga icyaha, rikakubwira mubyiteho cyane iryo jambo, rikakubwira ngo kino ni icyaha, ariko ntiguha imbaraga zo kukinesha. Murahumvishe? Mvuze ngo iki? Mumere nk'abari kwiga nk'abanyeshuri. Mvuze ngo iki? Yego, mu amategeko ya Mose mwamera kati. Umutwe mwagira imbaraga yerekanaga, ariko ntukibe. None kumbujije kwiba kandi kamere indimo, none kwiba si kamere. None se kumbujije kwiba kandi kamere indimo ariyo kwiba, none nimbibona ndabitaho. Ntabwo ariko mwasha mubyumva. Vuze ngo iki? Nge ndi kubigisha ntabwo ndi kubabwira. Vuze ngo iki? Ntukibe. None ukagira ute? None uyasanze hariho abiba bo kumugaragara, ariko ugeze ahantu usanze arahari nyayo ntahari, sinzi uko aranga bikayatwara, kandi nta n'umuntu ukubona. Uba wibye ubutibye. No susu bikoreshejwe n'iki? Kamera urayarebye ntiwayata. Abandi bo bazi ko baguwe neza bashumirwa, ariko ni kamere bese itumye wiba. Hariya Paulo yandikiye Abagalatiya ngo imirimo ya kamere iragaragara. Ntugasambane, no kwiraririsha. Yego. Aba bantu bambabarira bakanyumva. Muri kunyumva? Ntugasambane, kuko Paulo yaranditse 5:19 imirimo ya kamere iragaragara, gusambana. None ntugasambane, no kwiraririsha. Kandi n'abantu nabo n'abanyizanira nabo ko bakaba bari n'abanyizanira nabo banyizanira nabo ko bari. Shaka ko ntugasambane. None se kwira ryo gusambana niraba ntari haba. Nose ndagirana kandi n'abana bakwizanira nabo bakaza. Nose ndagirana. Wagize ngo hari buri wese niko yabona uko gusambana akabikora.
urya ubikoze n'utabikoze. Yosefu yarabikoze ntiyabikoze. Iyo mbaraga ni ikenewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi muzi amabanga y'abamama, ariko ngo akabimubwira kenshi. Murumva dayimoni ngo akagira ate, ageraho aribwira ati hari gituma afite isoni nuko akiri umusore, ahubwo nzamuhamagara twiherere n'indangiza mwiyerekeye niyambure maze andebe. Ariko Yosefu aramuhakana. Yesu icyubahiro. Yosefu agira ate, bitewe n'iki? Nta kamere, nta rari yari afite we, nta rari yagiraga. Yosefu nta rari yagiraga, atari kuvugira ariko. Yosefu we ntawe yari muzima. Yosefu uriya mukobwa bamushingiye ntabwo umukobwa wa Potifera, umutambyi wo mu Egiputa, ntuzi ko yaba umugore we. Ariko aravuga ngo oya, ntawe nahemukira Imana, sinakorera Imana icyaha. Uri muri iyo mbaraga y'umwuka, cyangwa iyo mbaraga y'urukundo, cyangwa iyo mbaraga yo gukiranuka, abazi ko aho abantu batamureba. Haleluya, yego ntibakureba ariko Imana irakureba. Icyubahiro, yego ntibakureba ariko batagira ino mbaraga. Abavuze ati kunjiza amahirwe abantu ntibambona. Yesu adufashe. Haranditse ni Yesu utanze itegeko ngo ndababwira ngo ndabaha itegeko rishya ngo tugire dute. Igitondo nabigishije ibintu bine. Ni Yesu watanze itegeko, ngiye kumuvugaho buno cyane, ariko nababwira ibintu bine ko tugomba gukundana n'Imana, ko tugakundana nayo. Naba Yesu umuntu yakundana n'Imana? Umva mutakumva ko babazamuye mukamutari kuzamuka. Umuntu yakundana n'Imana? Nkunda abagize bate? Uwari Imana nkunda abagize bate? Yego, birashoboka rero ko dukundana n'Imana. Mwese turi muri inshuti zanjye, si inshuti yawe ni wamukundana. Iyo Imana ukoze ibyayo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mategeko. Iyo ukoze iby'Imana igutegeka muhita muba inshuti. Wabyica ubucuti buganoze abantu bakundana. Iyo umuzambirije ubucuti ntibupfa, ntibupfa. Wese uzabana n'umuntu, kandi hari abantu bacumbikira hano hejuru, aje gusanga asange ibintu byose natondoye nabyica. Zongera mpagaruke, ubucuti ngize mbere. None wowe uko Imana ishaka ko ubucuti uzabutafisha. Noneho nitaze inshuti, dukundane nayo, dukora ibyo dutegeka, dukora ibyo dusaba. Nanone ngo dukundane na bene data. Dukundane na bande? Yesu rero arahakana arababwira ati niba, ni Yohana wabivuze ntumwe, ati niba unaniwe gukunda mwene so. Haleluya, niba unaniwe gukunda, kuko bose barakunda bakunda Imana. Nta muntu jeni gukunda Imana nibangana Imana. Aruherutse kumbwira atari kukomba mbana n'undi wawe Munyamushumba. Ufite ukuntu nje, ufite ukuntu warabanda bidati, kandi ari cyukore kuko ukwiye kubana n'undi. Mbicaye ukaburandwaye, wamba mirifu ukaburanjanye, ariko Imana zo warinje. Nikafiti twara kuwiteka zene ifukamira cyane iki. Ayifuka wayihende, nta buhenda abantu Imana igira. Keretse uko zibye Imana igutegeka. N'abantu barabashuka. Abantu bagira bate? Kandi barashukika. Yego, barashukika nta badashukika. Abashumba baje babyitwaramo neza, abantu barashukika cyane, muje mubyitwaramo neza. Yaba na Yosuwa yarashukitse. Yosuwa yarashukitse. Gushukika ni Kinyarwanda. Abagideyoni baramubesha, bamanigiyemo, bazana inkweto zashaje, bazana imyenda yashwanyaguritse, bazana imitima yapfuye nabi, yikubita imbere ye bararambara, abantu bakunda icyubahiro. Uyu muntu yaje kugushuka,
yicishije bugufa akagushukisha nk'utuntu uramwemerera ukagira ngo ubwo koko ibyo ari kukubwira bituruka ku mutima. Imana we. Amina. Naho n'abantu izi nkweto twatangiye kuzambara ari nshya zidusaziraho mu nzira. Imitsima twayikoze tukiriyo, iyi myambaro twayambaye uwo munsi, ariko bidusaziraho, ariko byadusaziragaho cyose muri kumva izina ry'Uwiteka. Imana yanjye izina rikomeye risumba amazina yose. Urukumva izina risumba nicyo izina risumba bari kumazina yose. Iyo gutegera akavuga ati mu bantu bose ndetse nta muntu umeze nkawe, uri umuntu mwiza cyane mu masengesho, mu kubaha Imana, mu guca bugufi, mu kuganduka, yagufasha yagushobora, araguhanisha. Uzi ko Yuda agiye azanye igitero yari yatanze ikimenyetso ngo wari usome. Mwanyumva waragira ate umuntu agusomye usoma umuntu byumva. Reba bateretse gusoma murabizi, uramukanya mugasomana. Sibigaragara ku bantu bakundanye, ariko yarazanye ikimenyetso aravuga ati ubundi usome, arabantu none tubona ni wamubwira ati muri ko ujya kubyo nigisha niho wambere, ariko yari yatanze ikimenyetso ngo abamufata, ariko aramubwira ati mwa Yuda uragambanishije umwana w'umuntu ubwo yaravuze nabi ko ikifuza ariko ntungambanire arabakristo b'injyana basanga abanyamujyana wagize kukomeza bazaza uzaya batakumenya. Amen. Aravuga rero ngo niba unaniranwa n'abantu kandi ushaka ko muri abanyamasengesho Imana ibamugisha nanjye ndiwe, ariko ntitwihute gutya ngo dusimbuke. Nshaka ko dutinya niba unaniranwa n'abantu, ngo niba unaniranwa n'abantu, yaba n'umugabo wawe, yaba n'umugore wawe, yaba n'inshuti yawe, yaba n'umuturanyi wawe, mukananirana. Imana ni wawe mukangurane kandi sinzi murasinzira ko mubonye icyo. Amina. Kuko hariho abantu badashobora kukavuga abandi bashobora n'abandi bishobora. Imiterere ariko abo nabo Imana irabazi bagurye. Iki bintu ndi kuvuga bikumvikana ngo bagurye ute kwabyina acaha ryajwiri kwabyina yarabonye imihovu muzi umuhovu yarabonye igikeri uzi gisungwe muzi ingwe yoba muzi ngurube ndakabira amaso yego ariko abo ni imiterere y'abantu. Burya ni imiterere y'abantu batandukanye, n'abantu basa. Iyo bageze muri Yesu niho abashyira kuri turwa, ariko iyo bari iyo ngiyo bari basa kwa kuri. Sanga hari umuntu wavudukana muri kariteroloji yawe utavudukana ngo akwemere. Hari n'uvuduka vuba, na Petero aravudukaga vuba, ariko akabunda atakwemerera. Hari uwo wabona tugenda tuje muri Kongo, tugende nakavuga atoya nta mwanya mfite wo kujya muri Kongo mushumba, nubwo mbego tuje muri Kongo nta mwanya nifite. Harya bavuga ngo hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, hari ababisobanura biravuga ngo ni igihe cyo kwanga, nawe ni igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, cyo kutemera. Rwose ibintu ndi kuvuga bikumvikana. Yesu cyuhe rwose. Haleluya. Bagurye abatoya sinjiriza iby'Imana yahumanuye tubyitirize. Ni abantu batandukanye, none se niba ari umugabo wawe akaba ariwe mugabo Imana yakuraga wamujije, ndababajije aho kuhogeye gusa ugasanga niwe mugabo wawe kandi adashobotse, muratana zinobemerewe gutana none akunaniye gukubita buri munsi ukamura umuntu hanyuma ukareba ntabwo wikwera reba ariko. Amen.
agenda gushaka itegeko rishya banyuze muri aya matunire ndimo zose zifite itegeko rishya gushaka hakunaniye hakunaniye ibindi byara mwero namwe bavukanye batari kwikiza umugagiro bene bavukanye kumwe sarishika andi barotsere haleluya yewe tate niba ndio tujaje uri mukuru usanze umugabo tubwiweho bizazi ariko usanze umugabo ntashoboka none no mukobwa yaramusanze biragenda bite baratana cyangwa urambura mu gihe uko muri abashangazi muri uko muri bazasaza tate tuzabyihanganira uko bamubwira kwatata kandi hangane nuzi ko mfite ingeso mbizi hangane mutane shangazi yakubwira mutane arabushangazi ukubwira mu bitabo ihangane none kwibi nini kwihangana bari muzi ko kwihangana ari bito y'umwuka nimunaniranwa n'umuntu nababwiye ngo ni ugukunda Imana ariko iyo Mana mugakundana ni ugukunda bene so ariko bene so mugakundana yumve ko ari wowe hari abantu bashakana wawe ndakumva ari we wishingiye mu nyumve wawe ndakumva wawe undi yishingiye kumugandukira kumwubaha kumukunda undi akabasimbirimo mbese ukaba nk'umugaragu biriho ariko bibiri bivuga ni ukugandukirana mubiye ngo ni ukugandukirana ni ugukundana iyo bavuze na baba bashize muri sporose ni ukugandukirana n'abagabo ntukahasome hajya abagore mugandukirana no hari abo mugandukiranye kuko kuba gukundana haba ari uhora kwishingiye ngo ajya ahora kuwa wewe kumwe kaje wamugarura mubiye ngo kaje wamugarura kaje wamugarura ifundi bakagusubiza n'akarenge icyo unyatera bakuguha karabaye Neza zishimira guhora guha buri munsi wewe n'umwe ukisi uruguseka iki ndiwe biteze igihunya cyane bigiye inde nawe ibigo by'ubuzima bizifuje bagarutse zakarenge unese nakarenge mubire ngo nakarenge isundi nakarenge nakarenge kaje bamugara niba ndikuhaye majambo nanjye ngora n'ibibazo ngero n'insubizo kimushuma akwiye kuki hari ibyo naherutse kuvuga niba ari hano nabivuze niba ari he zasoni zakoze ajya ni he nabivuze iriye porata wari ndajya Haleluya ubwo rero rata jyana na data kera kandi ubundi twigishanye jyana na data kera tuva nkino ryari ishyamba tubirwa turagenda kuva mu gitondo tukageraho nimugoroba arajya gusura inshuti mvunika ibiryo mu bibabi abasirimu bati yewe bati abantu bapfunyitse ibiryo mu bibabi ndabipfunyika mu bibabi se bipfunyika mu Kambaraje zaba mu bibabi abaza kuri kwita ku muriro birarabaho gatoya mwamara kwita ku muriro biraza kunyikira ibyo kurikira papa y'umugabo mwiza w'umuturage mukurikiye iyo ngeze yo mu masasita iza biranja ndatekereza ngo abantu bari mugira inzara wenyine ariko jikwendera bagize we nta nzara yawe ndabirya ndangije bisigaye ndabita andura ndagasore iyo turagenda nimugoroba nta hoteli nta gikoma nta kirungu nta muneke n'ishyamba ariko ubwenge burabona uruzi papa nawe yagenza ubu ntabwo muzi ko mwana azagira inzara ye yaba iy'ibiryo yaba iy'ijambo muzi ko ari ushinzwe kubagaburira gusa
Uzi ko umugore yakoze kuri Yesu akabandaga aho Yesu abandaga umugore w'umukozi w'umunyabyaha ukoze kuri Manase yabandaga cyangwa ukoze kuri Bana. Umugore w'umunyabyaha ukoramo imbaraga yamushirana. Imbaraga z'iki? Ukora umuntu yageze kwamba kumenya. Goza wese imbaraga y'umushirana ugeze kuri Bana bagenda byo ngo nuko n'umutungaje bwa Imana. Amen. Amen. Niba sasa waweza muda wa wema. Amen. Sasa ndio kwa Mungu. Ariko nabiri sike na gitana. Iyo mbyutse ntabwo ugena gusa. Aho ni hose ngirisoni kandi arashaje kera nagere imyaka afite ariko isoni ziranyica cyane. Bitewe n'ubupfu bw'abantu kwikunda. Anu bazaba bikunda ibiryo ukamenya ntumenye wewe ushonje ihugu wisakanagira ariko umushonje ariko ukirega kugiye ko umuceri cy'umuceri ugari kawunga ibirayi yose ibintu by'umuceri kandi warashonje kandi warashonje nabo urazumva bimaze kwaza wasirinzi kwinzana wanarabwiroje wafunze ariko simura bana kutasha mu byo arungayo umutima ndawanga mutima ndi kuyaga biraza ubusego busenge kwa tuba ndabwima na kolone ndabona haleluya amen. Yesu ashimwe. Ngo kumubwira ngo nagitaye mureba mukurure uko yafashe nuko yifashe yikwisha kukibuza. Rero n'ubwenge bwambwiye ngo n'umukuru ntabwo yasonza. Abuze itegeko risigaye gukomera rya regre d'oro icyo mushaka atoroka ari wazo. Atoroka mu 13. Ukize cyane kuri yakundi ashoboka bari hano hashoboka ngo mushaka ndabaho kwa mu bukene ngo muri dore n'ubuhana nabo kandi ikina kabiri Ibyo mushaka abagirira byose ndigiwe ari muri byose Matayo 7:12. Nuko ibyo mushaka abantu babagirira byose bari kubagirira nabi kuko aya niyo mategeko y'ibyahanuwe. mubisubiremo na umurongo muvugaho ushaka ko abantu bakuvemo uneshe bagamasezerano kutanga mu bitekerezo byawe kuko abantu bagukoreye muvuge wumva mu bitekerezo kutarenga n'umushaka ko kugeza wakama amafaranga we waba imodoka bayishyikiye uko barimo bayishyikiye waba bayishyikiye waba bayishyikiye bakuza mu gitenda bakugira igikijura icyo gushaka umwe mu cyo gushaka abantu bakugirira cyose ushaka ko bakubaha ngo bakakubaha gute bakajya barakubwira ngo yego ushaka kubahwa utubaha ushaka kuyobora utayoborwa ushaka gutegeka udategekwa reka mbaririmbire ino ndirimbo y'154 mbabwire Yesu nababwiye ngo ukunda Imana ugakundana nayo icya kabiri gukunda bene so ugakundana nabo icya gatatu gukunda abakwanga bete uko gukunda barakansubiremo ushobora kureba nkamuka
icya mbere ni ugukunda Imana ugakundana nayo. Mubivuge, ubanza kuyikunda ukayishakaho ubucuti, kuko niyo yabanje kugukunda wajya mukaba inshuti. Cya kabiri, gukunda bene so mugakundana. Icya gatatu, gukunda abakwanga. Muraje murambwira aho ukomeye mu muhambazi. Icya kane, gukunda abanyabyaha. Kandi iri tegeko ni Yesu turebe ko nawe yabikoraga. Kwari abazi kuvuga ibintu yaza nubwo ari kubivuga yabikora. Iyo uri kuvuga ngo igihe uri kuvuga utabikora uri kubeshya. Niyo uvuga ngo mbere kuvuga bino igihe uri kuvuga utabikora. Iyo ari kuririmba se ko ari kubiririmba yabikora. Abantu babazi ko ari kuvuga gusa bikarangira. No. Bivuge kandi bikore. Niba byarakunaniye uceceke. Yaho mundebere ngiye gura ntafite amarinete ntabona ayisoma, ariko ni indirimbo y'154 turebe buri kigira ibice bitanu. Ndabaririmbira ngaho.
ibitero bitanu ubonye ute cya kabiri kibuze mu iki cya kabiri mu iki yasize ingoma ye yasize ingoma ntari yasize iki yego yasize iki birangiye ubu mwamaze kumenyera ino kugira ngo bakongere bakujyane urarara ku rutara urarara mu byatsi urarara mu nzu zitura ariko warava mu ijuru sinabaye wakubwira mu kigiri murenge uzamuka imisozi ko waryama uko byagenda yasize iki maze aburaho agenda uko wavuga muje muragenda uko ariko yasize ingoma yaza muri bisabye zaho uburaho yarambika umusaya bivuze iki bivuze iki bivuze iki nta nzu yagiraga yararaga indirimbo ngo yirirwaga arigisha nijoro akajya kurara ku musozi nta nzu yari afite arya aho ubwaya ntawe yagiraga n'ubuzima uraba yarambika iki nakwakira bino bintu mukabyakirana mwuka we yaburaho yarambika iki utafite wakwifata gute niba muri hari utafite wifashe Bibiliya ngo Aburahamu yamaze mu mahema imyaka 160 ngo abana mu ihema Isaka yamubyaye amaze imyaka 100 abyara Yakobo Isaka abyara Yakobo amaze imyaka 40 yashatse afite 40 amubyara afite 50 kuko Isaka nawe yashatse afite imyaka 40 abanza kubingura imyaka 20 mukanguru cyangwa uwo mugire bino reba abantu cyana nakusinzi werekanye Aburahamu yabyaye Isaka amaze imyaka 100 Isaka byara Yakobo amaze imyaka 60 Yakobo na Isaka kuko yashatse Rebeka afite 40 bamenya imyaka 20 abyara none kuri ntuza kuri Ketura amushaka afite imyaka 140 Sara amaze Aburahamu amaze imyaka 150 icyo gihe cyose yabaga mu ihema ryo kwimukana avuga ngo afite umudugudu mu ijuru Aburahamu yarabika umusaya hepfo amfira ariko ni cya kabiri sinababwiye cya kabiri ngwiki ba cya kabiri wonya yasize iki maze diate arangije baramusuzugura ndari n'abate muri mwari umuntu bagasuzugura ingo aba bantu bambabare muri mwari umuntu wigeze asuzugura gute bamusuzuguye bate se yamusuzuguye ngwiki suzugure se yamusuzuguye yego yagusuzuguye yaragusuzuguye yarakuneguye yarabikugaragarije ngwiki berite gute nka gute kwa mufano ngwino tubwire ukuntu bagusuzuguye ntumuvuge nuko wifashe hajya muwe mucumbure kajya ko inyuma yo kumusuzugura ntibamwemera ibyagira ate muhasome narabihanganira babone Rwanda niko hari nari kuvuga mu gisome Bertrand aratubwira yasize ingoma ye aramusuzugura hari indi nshuti nkawe se hari indi nshuti nkawe uwo muntu mbere mwakomeza kuba inshuti yewe Imana mbabarira ko yari asuzuguye uwo muntu kugira ngo namushi Imana mbabarira hari indi nshuti ibintu bitandukanye abantu n'ibindi biti ukamugaburira nk'uko umugaburira nayo nkabanegura
cyangwa nkabagambanira cyangwa nkabavuga nabi cyangwa nkabavuga uko bitari. Uyu Yesu rero ngiye kubabwira icyanyuma, numvise uri ari kuvuga ngo icyanyuma ngiki ntabwo nzarambirwa ntabwo nzarambirwa kubaririmbira yanyemereye iki ntabwo nari nshaka ko nari inshuti yewe ntiwemera abandi inshuti zawe, ntabwo nari nshaka ko yakuremeye ingeso zawe abaririmbira ibyo wacunguye wafite wankunze mfite ibyaha nararora se mwakoze ibyaha namwe muzi gutanga ubuhamya cyarize watanga ubuhamya isoni baho ubuhamya bandora murabushaka umushumba yakwikoza isoni yanyemeye nk'inshuti yamunze mfite ibyaha n'abamutanye wanashaka ngira gute nashaka ngira ne muki no muki yadukuye mu bugoryi ikibazo wabo ariko mwanje ikibazo nta bantu bakize gutanga ubuhamya njye kundeba n'ibyo by'ibyaha mu mazu nkanje ibyo byose ntabyo nigeze mpura nabyo pe ntabyo pe ubundi wowe ntabwo yazina njye ntabwo ubuzima bwose ntabwo ntabyo sinigeze niba sinasambanye no kwambara ntabyo kandi afite aho batakaho umukoro dore ajya maraya yankunze mfite ibyaha nararutse ndarorongotana ankura mu bugoryi no mu mwijima mwinshi. Reka mbabwire uyu Yesu wavuze ngo mukundane nk'uko nabakunze, niryo tegeko. Hari umusazi muravuga ino mu kibuga abasazi ngo mufite ukundi muvuga nabyo ubwo nibyo none nkanjye uvuye Kongo namenya icyo kinyarwanda cyane nakimenya kwe mu mutwe mvuze umusazi ubwo mpe ngo yara reka mbabaze mufite umuntu akarwara indwara yo mu mutwe wanyu wo muvukana y'abaswa y'abanyoko y'abamo mushiki wawe iyo bimugendekeye bityo biba bite? Wabonye wese akuri, wabonye wese akandaza biba bite? Mugira mute iki kiranga yuko mbese mufite imbabazi no hari imihama kumuzirikisha imigozi ibahe barikirije bakayimutatisha neza nuko yabaso nubwo y'abanyoko ubwo none ko namwe murafite uko mwana none ko ari so cyangwa ko ari mama none ukaba ingororano umuhaya no kumushakira imihama yego nuko wakonjeje yemwe beteri mama wakonjeje ariko arwaye mu mutwe none ingororano keretse bamushakiye imihama yego ubwo bivuze iki bivuze iki irabananira se ubura bivuga ku bivuze iki mama kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu mama ngo mama tube tumuretse umuntu akunda umugore we gusumba mama umugore wawe abagabo bakunda abagore n'abagabo bakunda abagabo none nawe yarwaye yaba uyu musazi ngiye kubabwira ni wa wundi wikebeshaga imihamba ari mu mva yajaga gusakuriza mu mva sibyo nta mihamba muravuze ngo imihamba nta bibiliya byo nta minyururu n'imwe yamushoboraga ntayo uwo ni umusazi ariko hariho n'umumama wahuye n'ikibazo cy'isoko y'amaraso yego kiri muri bibiliya kiba kigomba kuvugwa ngo ntabwo yari imihamba isoko myaka 12 isoko umugabo we
yemwe bagabo mukunda abagore, isoko abagabo uriya ndabagira nte murahari, isoko y'amaraso y'umuvo, isoko mugabo n'urukundo mukundana na sheri kamuganga uwo muntu ari gusiba urukundo wewe kuki gusinzira utashaka kureba abantu yewe uhagarara hariya urasinzira suzumwe n'umunozi w'ije uhagaze gato uhagaze ntuganye ahagarara hariya igitego kigeze uzamuye ikiganza yemwe abagabo mutikame abagabo yemwe abagabo isoko mvuze gusoko isoko murabanye ntabwo bavuze ko umunsi w'ejo bari bashakanye ahubwo muri bigaragara muri yirute n'uwo isoko yatobotse birabari yashekwa Bibiliya iri isoko isoko ngiye Bibiliya yanga mbere gusa umugore wari mu mihango y'agaciro n'ibyo waje yo mu gakora kuri Yesu ntabwo ahari mu munsi kandi mwizere ko wabaye ucyaka nakwiye kubikiza batamuca usura kihanganira ndi abisirayeli bagwari bagutera mu ngurira ndagira amen amen waba undi warwaye biraba bite inshuti ze n'abase n'abanyina ingororano n'imihango ariko n'uyose ngo arayicagaho none uyu nawe atobotse isoko biragenda bite umutware we n'abana be kandi we amategeko avuga ko bene bataba mu rugo bamuca biraba bite bareka baramuha niko rukundo niko mwasezeranye kugira ngo mbereke ukuntu Yesu ariko yadutegetse itegeko ngo kuko nanjye uko arahurara wa wundi wasakuzaga arinyuzwayo Yesu ngo aragira ate abari kunyumva Yesu aragira ate hehe intumwa ze ziti hehe oya ibyo wasakuzaga mu mva Yesu arinyuzwayo hehe iyo uwo muntu aba mumva muzi imva muzi ko habamo abadayimoni kwirimbi haranyurwa haba yiki niyo hatabaye abasazi haba yiki ariko Yesu aranyura yagiye gushaka nde abigishwa bati Yesu aho yanyuraga baramukurikiye abigishwa bati Yesu burako kuragenza usanga iyari inzira yo guce akibabona batanye twarivuze ngo bagize bati ariko Yesu bene barabashaka bene abagize ate wa mu mama nawe tumuvuyeho wa mu mama nawe azayomboka aribwira ngo namukoraho reka ntayi nagumya gukomeza kuvuga abantu benshi na benshi umuntu umunaniranwa mute kubona adakundika kubona adashoboka muhambire ntimuceceke ngo mungende ubyo udashoboka Yesu yihanganiye uwo musazi Yesu yihanganiye uri mu mihango Yesu yihanganiye ibirema Yesu yihanganiye impumyi Yesu yihanganiye ababembe none umuntu ko duhaye itegeko ariko hakaba hari abantu badashoboka none bigende itegeko rishe yatanze none ko hari abantu badashoboka kandi aguhaye itegeko nk'uko nawe nk'uko nanjye yewe no kwiherezo bamubambye ari kunagana yego bamubambye ari kugira ate yavuze ngo nagana hagati y'isi n'ijuru ngo azikururira zireherezaho afite ibintu mu gifaransa bita attraction divine zikururira hazireherezaho nawe ugira wireherezaho yo rukuruzi urayigira kuri umwana wa Yesu barya badashoboka ngo ngaho muje mwavugana barya badashoboka kamukunda akakwanga kamugira neza kakugirira nabi kamuhendahenda atiyangira ombe hari inshuti nkawe se
wakunda bamuhinyuye uhinyurwa, tubwiye ukuri uhinyurwa. Ubu ngubu ugahagarara hano ukavuga ngo nageze i Butare barambwira ngo nje kwigisha muri universite, ntangiye kubwiriza ngo hariya bitwa abakonari bari bagenda nkari ngo turagusuzuguye tungura kuvuga ubusa. Abantu ko batari kubyumva baba bagendagenda nk'iriya. Muze ngo dusome urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19. Cyakora rero dufite ijambo ryahanuwe, muzaba mugize neza nimuryitaho ukore ngo tsindwa ngo tungura kuvuga ubusa ngo turakuganye. Abandi bakanyumvira gukomeza, nanjye gukebaguza komeza ngo bariya nabakonari ngo burya ni ngo muzaba mugize neza ngo rimeze nk'itabaza riri muri kacu z'umwijima ngo tsindwa ngo kuvuga ubusa. Abandi bakambwira ngo komeza. Abanyeshuri babona ari gukomeza ngo komereza ngo we kubishira. Imbaraga y'Imana irabanesha. Ndagumye ndavuga abageraho baraceceka ngo abwiriza noneho ngo bwiriza noneho ngo vuga, ariko bari babanje kumwaza no ku. Amen. Mbe hari indi nshuti akunda bamuhinyuye ngo baramusingiza basasa imyambaro, ariko bukeye hozana bukeye aho bamuhindukiye byageze kandi ndabizi baramuhindutse kandi barahindutse. Bakavuga ngo kwisha kutabonane ngo bapfa. Umugore ahinduka umugabo, ikubabaza ngo umugore yahinduka umugabo we, umugabo yahinduka umugore, abakristo bahinduka abapasitoro. Baguhindutse byaba bite? Aho baguhindukiye buri muntu yamugenzi umukona mumaze twese, aho inshuti yawe yaguhindukiye unoweho nawe mubanye ngaho mubivuge mu bikora uko mbabwiye. Ahubwo murampinga munavuge uko mvuze tate ukura kuri gusinzira ukashaka buriho n'umubazi aho yaguhindukiye aho yaguhindukiye ko byabaye ntabwo ubona imana ubona iki. Niko bazanye ibintu biruhije. Bavuze ngo iki? Yabisomeye. Avuga aho yabivanye. Ivanye. Kamere none kamere niyo tukujyana mu gihe. Aho baguhindukiye. Tegetswe gukunda kabasomye. Sobangiye twasomye. Atyo gatangana gatatu gutegetswe kunda uwo ni Yesu. Dutegetswe mu buryo bwo gutegetswe kuruga umukobwa yerutse kubasabye maze baramutema. Muzi gutema? Baramutema ubukwe bwenda kuba baragenda baje kubwira umugabo uriya mukobwa yavuye mu inda. Inda yavuye mu inda kandi turabizi ni ubwo baramwanga aramuwe mu bukwe bwenda kuba. Baramwanga. Mu gutema abantu bavuga na Kinyarwanda n'abafasha muri abantu mu Kinyarwanda. Mumvikane ubutema bari byararangiye byose basigaye gusezerana, abantu bamwanga bamukutisha kandi basenga hamwe. Hari ikintu kibabaza nk'abo basenga hamwe? Yego hari icyafashe nk'abo basenga gahora ni itegeko
ariko mukarirwanya ako kanya mwahura n'ibibazo n'abandi bari kumwe Matayo 5:43. Umutwe w'amagambo uravuga ngo nimukunde ababana. ngo tugire ute mubivuge mwese n'ubivuga uri gupfa kubivuga gusa ku bindi nimukunde ababana mwese gawe amen amen Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanjye umwanzi wawe. Niko Mose yarabigije ngo ukunde mugenzi wawe n'uwo gukunda mu bicuti nakwanga inzira unyuraho yawe. Ariko bavuga ngo iki? Ariko njyewe ndababwira ngo ukunde abanzi bawe. ukunda Musabire ababareba. mujye mute wicyuko hagira usaka umurenganya mu twarasenga yemwe mu nyamasengesho gaho hagira umusenge mwami Yesu mwami Yesu agisenge abamara abamurenge basenge yawe yagiye ariko yarenganije none gusembera kandi ahantu hawohote hatwanga mwami Yesu noneho senga bagusenga utareka kubitwa n'inkuba nawe urakureba twese nkabwira bashobora kwicecekera Ko muzaba abana ba sokuruza. kubera iki data w'umujongo ateye imiterere y'iteye kuko ategeka izuba rye ariko uyu nguyu we uyu ni umurozi none y'izuba riguye naho bantu bataharikanye ko gusa uyu we ntazabona akazuba ahubwo iyi imvura iguye iko mwaramara gusa muri uyu nguyu maze ikamukikira imyaka ikahindika ahubwo Imana haleluya weho urobanura ute mva hararangiza avuze ngo iki ngo tube natwe kandi abakiranirwa abakiranutsi n'abakiranirwa agira ate arakabaho mu buryo barakabaho kuko abakiranuka n'abakiranirwa bose agira ate bose akabaho amafaranga abana babo bakabaho Nasa zigahaga niba wimanitse hari uwahimbye indirimbo gute bakagenda mu modoka bakagira n'igare kagenda n'ana hanyura tuzabishira twebwe dufite ingororano iwacu mwizina uragahinda karakwishe kandi utari iwanyu ngo mbe buriye ngo bariya babona mu modoka batabona amana nimukunda abakunda gusa muzahembwa iki? musubiza nimukunda abatabageze none izo ngo zizabona bakatara babonetse ku mwanya none Imana ari impamvu yarahindutse ubazanye
umurongo n'ukora mbese abakoresha ikono nabo ntibagira bati uko yabagira izina niba ukunda niba mukunda baba bakunda gusa abanyabyaha bose ntibahebe umukunda wamwereka akayimo wamwereka akayimo wamubwira akayimo wamukurikira bakamuhitura ntiyiturana ntibiturana abayobozi batiturana bavuga niki nimuramutsa bene wanyu uramutsa abandi birimo kuramutsa uramutsa 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 mukaba kuramutsa azaje kuzimuna mukoro n'abantu taramutsa bahari wateranye no nta muntu yamutamutsa mugenzi we arahari nawe mbarahabi nawe arahari nawe ari muno mbara uwo atamutse yamugize aricyo ngiki kwa mufana wakugize ati wakurogeye yewe kuko nicyo wabaruza uba ari umwuka wawe wakurogeye wakumenya yaravuze ngo akabona atari abari mu rwego ruzana abakristo bagira inzego abakristo nabo bagira inzego aya bakomeye nabo bagira bakunda uzajya babona yesu wasize ingoma akamuka akabaturenge kuko bagenda cyangwa kujya kugira bagenzi babo mubangiza urugero rw'umushumba ajya mu ijuru yagira zamutse kandi yose aravuga ngo abashaka kuba bakuru bamukurikirane hasi uzi igituma dukwiye kumanuka mbere pasiteri nuko tumanitse iriya hejuru iyo umuntu ahagutse aguye akagwa hano ni ukugendera ariko umeze kujya mwicaye gutya aba muje mubyumva neza kujya mumeze gutya n'itiro uri gufasha abantu ntacyo waba kuko ntacyo waba kuri hasi noneho ariko niti utukora iriya utukora hano muri biriya urazi bawe utuko iyo usize gato hasi kandi abari hasi baba bareba ubwambure bwawe bwose kuko igiti bitari binini igiti baba batari bayirokoza iki ariko bano ruvuga amagambo akomeye inkima mukujya mwiki muvuge inkima murayizi iyo yicariye ntabwo uyireba ariko kuri buriya twebwe tuba twaruriye igiti kazi kanya niba hajya ngo bino ntabwo mukubyumva hano umuntu arwaye ni uburwayi bwavuye kibazo amen 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 mbese abapagani nabo ntibagira bati abapagani nabo ntibabishobora ukaza kuba umupagani mu nzu y'Imana ukaba uri mu nzu y'Imana uri umupagani udafite uramutse udafite abo wababarira imbabazi nta mbabazi ugira ugira ngo abantu baragwamo ugenda wandika upfundika shyira muri ajenda nakugera ndege nabi nabyanditse nagiye guhura nawe ngo nakirebye hano nandika ngirebye nticyaneze ko ryanyishimiye nandika wagira ngo nawe maze abantu bahora bamukakira bikwaza abantu bahora bamukakira ndamutse nashaka kuvuga ngisha abantu none utuwe ngukore wabona naho ndiko naramutse siko naramutse
namwe mube mukiranutse n'urukundo rw'umunsi mukagirana. Nzego natwe tube dukiranutse. Mpande ateye atega mu nzu ateye agira ateye akiranuka izuba rye muri umucyo w'isi umucyo wavuze n'imbuto muri umucyo w'isi awukongeza itabaza uzibona awukongeza itabaza agira ate ahubwo arishira hejuru y'igitereko ikigega cy'abantu babiri ikigega cy'abantu babiri amafaranga yawe Imana yakwihebeye abantu bayashyikira imyambaro yawe hano naherutse hano kubabwira ngo nta mukene w'ababaga banabiza narabikoze cyangwa abantu bapfuye kurenga nta mukene w'ababaga isomero rya jambo nasomye mu gitondo ariko rwa mbere rwa Yohana igice cya 15 nta mukene w'ababaga ngewe nta mukene w'ababaga n'ibindi by'amafaranga be akuyenge abandi bantu babereye nawe ubone ntabwo ufite umugirisha byitwa mukubita isi n'ijoro bararamaje kuzimu abakene rero ikibazo cyabo bagira ni abanyeshuri abakene ni abanyeshuri yarubuka yamutimbaga ngo yabaye byamugendeye abakene bakaba bimone Nigeria, umukene mwinshi ateze amatwi mu gihe cyabo maze kuzimu. Umukene akabura n'ucucurika. Niba umucuca kucucura, niba ari imodoka no. Kagira ukuboko gutya. Yabagize agisida bakabamba Imana yamuhamisi abakene. Abakire nabo bakavuga iki nta mpano mukiriho nitwe tuyifite nabo turatunze n'amasengesho nk'abariya byaro twagabisa namwe mukaburiya mukaja kuba mu byavuye bagize akabahamya n'ibyago cyangwa mwese muzagendera rimwe muzapfira rimwe ubutunzi muri kwibona bibiri rwabo ntabwo kizagera mu ijuru mwese ahari kubera habuze ubukungu ingingo ziragirirana tuzabivuga ku cyumweru ingingo ziragirirana niyo ingingo ziragirirana ingingo rusuzugura urundi mubivuge mubiri zino ngingo biso mu mutwe ariko izi ngingo zose zigaragara zitagaragara ni itorero ingingo rusuzugura urundi ingingo zirubahana ingingo ziragirirana ingingo zirakundana ingingo zirubahana ingingo zigirana imbabazi iyo gukubita umutwe rero gukinga ukuboko kandi ukuboko ni ubugingo ariko ubwenge buhita bukubwira ngo kinga ukuboko bagakubita umutwe kuko umutwe niwe wawumena nta muntu uzongera kuba ari ukuboko kwacika ubona muri data Imana igumugisha ayo maguru yacitse ni akarema cyangwa n'amaguru yacitse ubwo wavutse ariko amaguru arahari ariko ni kamwe gahari akandi kariye ariko uri umukristo mbere uko ni kumugira Imana ikamugize ukunde Yesu abategejwe umukristo hano none bundi muhaye Imana amashimwe ingingo ziri umuje kw'ingingo zirubahana iyo rumwe rubabaye pastor iyo rumwe rubabaye umuje kumwe rubabaye
iyo usitaye mbira mu bwonko ariko abantu bavuga nta Kristo n'imeze kurima ariko muri Yesu gutorera muri Yesu ibamo ngahora Yohana ya mbere igice 3:15-18 amagambo bavuga ngo abana b'Imana n'abasatani abayibo baragaragara hariya utashobora shakisha ariko burazaje mu ijuru bimenye kare niba ushaka kuja mu ijuru tungane ni wako cyangwa wako ariko uzabimenya hakiri kare ko abamenye n'abagikunde barapfuye fini abazima bazi ko bazakora ko nuko rata umuntu wese muvuge umuntu wese ugira ute yewe ntabwo wicara nta n'umuntu ugira ariko muri wowe hari urwango wowe wakikema umwicaye komeza kandi muzi yuko ari nta mwicanyi arahari abo muzi ntabicana bagategera abantu mu nzira bakabaca amazusi ariko niba wangana ako kandi imiso y'ishati atarisha biragenda bizamukira muri kimwe bikaja no mu kindi kugeza ubwo azagera ku bikorwa kandi imiso y'ishati atarisha aramugiriye ntagira amafaranga aho mwamenye ngo yego pastor mu gitondo muraho neza murakomeye mu gitondo narindi kwa Gasavuba haba umushumba ariko Gasavuba umushikire n'ubibate ngwara kupango yaracyeye gatondo kwa mujye faze ngiye gufata moto mwara mukana mukana kuri moto muharimo no kwangishe ngo walo baramuye bibi ndarwanda funge ni nawo no kuyizamu kwa ngira gutya nyine nenda kujaye ko hakabira we baza na wowe muri wowe jani bika kana haji umuntu ukoko uwo muntu umugirisha ariko batabonye imodoka manutse sasa na none aho mufata tuza mu modoka n'umwe cyo kubona abantu sinarinzi naho hano naje n'umama ntwari banagiye ngo kumbe unahindi kumusuzuma no ufite imodoka yinjira nta kibazo nongera ukuboko nti turi kuganira bebe ati nari mbazaniye umushumba wawe ariko babaho bakavuga ati nk'iyo modoka igasha mwabakene mwe mwabibateze n'amafaranga mukazuba ku rusengero rumeze nk'ubu ubu uri gutanga sente zapfuye ati none se tutangaye ngaho hari ayandi dusize n'uzi umupfakazi yatanga amasenge abiri yesu akavuga ngo niwo batanga menshi gusumba ababaye batwita haleluya nuko yicaye komeza ikintu cyo kutumenyesha urukundo icyacu ikintu cyo kitumenyesha iki ikintu cyo kitumenyesha hariho abantu bakavuga ngo ukayo maboko yawe ntabwo ndayabaha gahora nawe ushobora mana kugira amaboko n'ubwo yatwara siporo urabona yakije ariko kunda leta nuko urukundo ni iki nuko Yesu yatanze ubugingo bwe bwacu nuko Yesu yatanze babiri gukira bonone natwe bonone nawe ikidukwiriye kumvira abandi ikidukwiriye nuko twagize ubugingo bw'amafaranga waba utambaye ifaranga ukazana ubugingo ariko bakurikira
mugenzi wawe akavuga umukobwa bari bijiye munari atakugira ngo umutware abarije mu banza amatwa nuko muzikira nakwira bagoya ntabwo muramwica imubi twaje kituriwe yego avuye muri Kongo yarazanywe n'ubutumwa bwumuze ko ntabakamo bari mushaka nitwe murabanza nimugero mu mukurikizo ko nari no dushaka gukora ko dushaka atoya murabanza. Haleluya! Uramwita ifaranga wa murugi. Faranga ryawe kuboneka ntirigoye. Nuko rata. Ariko se ufite ibintu byo mu isi mana yaguhaye nawe n'umuco w'amabuye ubusa. ariko se ufite ibintu byo mu isi Ufite ibintu byo mu isi. Ukamenya ko muri neza bakennye. Ukamukenyera imbabazi. Bw'Imana mufite za Bibiliya nazo twasoma cyangwa gukurikira mu bibiliya ariko basomera mu kwisomera maze abatazamira muzamure n'abandi bakazamuri niba mutagira za Bibiliya na ufite za Bibiliya ni kure yawe mu Bibiliya cyangwa nawe ntabwo ari kuri zirahari nawe zamura atura mu muhanda kuba kubonye n'abandi pastor wabo namara kugira kuriya akatanye kuriya zamura tegera mubazi warabuze ibintu bitanu zamura ariko ntaragerageje kandi cyose nyamashi muragerageza pe icyo mugira n'indirimbo se mugira indirimbo zamura indirimbo buri gihumbi zamura hari uwambaye ngo yayibagiwe hariho n'uwambaye ngo yibagiwe ibiri ariko ufite telefone nanjye mfite telefone umuntu uzaja muzabarebe niba aja kugwa pasiteri ukuntu yakondorora urebe ko asigaye azana telefone yasize Bibiliya uzamenye ko yatewe tate ko nabiri iri maze kugira Bibiliya nitangira kugutera ubute kagutera isoni umuntu yaguye isoni nabonye umuntu waguye akaja aragenda yipfunyitse kiriya ngo batabona ko afite Bibiliya ariko Pawulo aravuga mu butumwa bwiza n'ibyo haleluya kamusiga umusuzugura ngo ntazi gushaka ngo ni intangazi iyo rero umuntu yashatse akamwemerera abona abatagira n'intangazi wandi wajinga sana ubu wayabuze n'akagote aje kuzimu nino haraze amazi ibigambo byo kuba mu bantu baje kuzimu nino ririyo wagize imbaraga zo bakubwira ukamubona none wowe wagiye nawe ukayabona akabura kujya kuyazana kandi umuntu w'umusaza ni igihumbi yakamugura akamenya ariko umuntu ufite ibintu byo mu isi ndarisura inyana ibyo ndanarangiza ufite ibintu byo mu isi mu buryo bwo afite ibintu byo mu isi kabona mwene sabereye aho cyatumaga itorero rya mbere ryuzura abakristo benshi nuko nta waba umukene muri we ntabagira biko kukintu ufite imyenda 100 sigaye bigukereza ni ukwireba muri iyo wambaye hari ikire kinini ingo mwikirize yego iyo wambaye hari iki imyambaro nayo iruzuranye wari ugatsindira uri kwireba
bamwe abana nabo papa iyo karuvati ntabwo yeranye ubwo muri gutinda amaze ari kugenda ubwo ntibasohoka abana batakurebeye na madamu kamana hakiri kamwe ntabamenyaga aho unyuze. Haleluya! Ariko Imana izagira isuku yakoze nabi kuduha amafaranga. Yewe muti karame yewe kuguha amafaranga ubwo yarahindutse ariko uzi ukuntu amafaranga abera k'amafaranga ngo araryoha mama we uyafite umuntu afite uzi ko yafite amafaranga hari n'isoza agira abo ubwoba ariko iyo utayakira none umuntu upanze we abafite amazu menshi se bo bakuzwa muri byatsi bose barara bambaye cyangwa bambara ibishingano uze nawe ugize ngo urasezeye wagira bayi simuhora musezera bazi umuntu agiye afite amakote menshi ugiye kubyama mbwira umudamu ngo ampa amakote 100 nambare ahubwo nakaka kakagenda ngashaka umutazira y'ifumaro nkamba abisi ngo bayi amafaranga nkaya iyo wayarana wahise kuza kunyica bahetse kubyo twabakingiranye bazanye inota bashira atezana urukubesha ko ndi kumva ndangije bino bintu mbigishije nashatse kubabwira ko Yesu ari we munyembabazi usumba abagembabazi bose uko umuntu baramuca yarasaze wakamusanga uko umuntu arahura n'ikibazo umugabo akamwanga n'abana yamukoraho agakira uko Mariya Magadalena urimo abadayimoni barindwi nahura n'umwami Yesu arababwira ati mumuve muri muzamugarukemo nahura n'ikirema aragihagurutsa nahura n'umugore w'imyaka 38 amina aramubwira ati haguruka wikorere buri ku isabato none aratubwiye ngo natwe tube dukiranutse ngo kawe uriya waratubwiye ngo natwe hajya 16 hakuvuze ngo iki barasuye inyuma hafata yego iki nicyo kitumenyesha iki uko Yesu yatanga amategeko ku bwande none natwe umurongo nari usanzwe mubona none natwe ubwabande yefaraho mana kutekeza mwisi amafaranga yo kugira nyine nyambaro yawe uyu mwenda w'ubuganda uko mu ntego cy'ubuye ni urukundo rw'ubureba umuntu wa kera cyane muri bibiri ko tugariko ndaranya nawe kuva muri bibiri aho rimanitse niho rihora akaranyo kuya rihora rigishe byo muri bibiri Nisitija kushinza kabari kuri akora izigenda iwakameza kundi bicuka siyo muri bibiri ngo bibiri hashaka kigagere amen abantu kare mu maso abagiye mu gitondo mu maso bakigishije n'ibyo batubwira ko bafite imigenzo yo gushyira abanyamuryango bita bakiraho gereza bakabashyira za bibiliya nyinshi y'abantu cy'igihumbi bajyana amakarito ya za bibiliya bakabahereza za bibiliya amakarito menshi amakarito igihumbi bashyiriye abagororwa by'akayi todo bagasubira kureba ko asanga n'umwuka we agasanga n'utama bitangize kumwe itangi ahita abika ku buzima mitara
kubera ushobora kubwiriza ubutumwa nabi aho kugira ngo abantu bafashwe bagapfa. Ntarashonga umuhaye kumubwiriza ijambo ry'Imana. Yesu se ubwo niyo yababwiriza agace yabonaga benda gutaha, abigishwa bakavuga ngo aba bantu bamaze gatatu baraha none basezerere batahe. Ntibasezerane ntabwo n'abasezerere ni murabahirye, kandi Yesu nabo bigishwa be ntabyo bagira. Ariko nabo babivuze bari kumugerageza, bari kumuvuga ngo barebe kwara. Umwe akavuga ati none Yesu ubufi bubiri n'imigati 5 ya muhungu kuzerera hano uri gutambuka aho ukaramuka ariko ni mukaye ko ari wakamubwira ati ni Muhammad ngo barabaga 5,000 hatari n'abagore na Misiri ntibabona abagore 5,000 by'abagabo ngo haba hari abagore n'abana bangana gutya. Aragata mu bica z'amati ngiye mute bararya ntibajya ubuvungunyukira baragutagura saguka. Uwo muzungu aratubwira ni Anderson aratubwira ngo mu gitondo dusanga twabwirije ubutumwa verite ubuzima. Anderson uramuzi hani gombe muzi ninde? Uno yarapfuye hasi umuhungu witwa Dan. Ejo bundi twari dufite anniversaire, abaswede bari baje ariko batubwira ko Nelson yagiye, umudamu witwa Foibe n'usigaye arakundanaga cyane. Bazaga kutwigisha Foibe yaza kudusura ko kama sasa mpendo wangu anapika na mtanisafiri hata tutafanya saa 1-2 maana mpendo bali hamna, ariko akaza kumusura mu ishuri. Ubwo baraganira baseke ati ntimubyiteho, ubwo ikuya niko mutayibonye ariko inama yo kuja bajana ibiryo bigereza yani iki kugira ngo umuntu banze umugaburire ngo bajana ibiryo ntazi niyo bajanye igitondo basubije ibiryo baravuga ko mukuzana ibiryo nimutuzane na Bibiliya kandi dushaka ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Mukuzana iki kimuzane kandi dukeneye barikeneye uko bamaze kugira gute ventre creux igishonje n'ubwo wafunga na Yesu ubw'amazina y'urugero umuntu abantu bapfanira niyo abantu bapfanira ningo kanwa kaje ntiwumve niyo akanwa kaje ntiwumve kanwa kaje ntiwumve Berite niwe yakumva no mugani Beri niwe yakumva no mugani akanwa karya ntiwumve abantu bapfanira zanyima ibiryo sumbeshe ngurankombe muhibiryo rero ngo murabuye murate ku cyumweru muje mupanga umushitsi wateraniye hano wese goma barabikora umushitsi wateraniye aha wese mumuhaka jeto narangiza mu muhibiryo murebe ko ku cyumweru hano hazateranira 10 ku kindi hazateranira 100 muzabikore murebe kandi akavuga tuhereye none by one azanywe n'ibiryo ariko azahura na Yesu ave kuzanwa n'ibijya kubitana n'umwami Yesu zakubitana na baseba ntaho bahuri ku jambo riri kuba mu itegeko rishya ni itegeko yo kugira gute kundana ariko dukunda Imana dukundane nayo dukunde bene data dukundane nabo dukunde abatwanga bondi dukundane nabo ahubwo tubakunde dukunde abanyabyaha dukundane nabo ahubwo tubakunde. Undi ufite ikibazo yego ufite ikibazo abaze muri inyigisho kw'iki nabagoye n'Imana amashiriba ntabagoye none kurundi Yesu aracyakora TV.